Magara ntusige ni ikiganiro uzajya ukurikira kuri Extra Mile TV cy'uburyo wakwitungira amagara mazima kandi ukoresheje ibimera byoroheje. Muri iki kiganiro tuzarebera hamwe uburyo twakwifashisha ibyaremwe duhereye ku bumenyi twahawe n'abakurambere bacu, ubwo abanyabwenge bo muri iki gihe banditse mu bitabo tuzabigusangiza ku buryo uzabona ko twasigaye inyuma, maze nawe uhere ko ufatanye natwe iby'uru rugendo. Imana ikongera imigisha. Tubahaye ikaze mwese bakurikiye Extra Mile TV. Turabasuje cyane aho muherereye hose, amahoro y'Imana nabane namwe. Tubashimiye ko mukomeje kudushyigikira, kuduha motivation ndetse no gukora subscribe. Nawe utarakora subscribe biremewe, genda ukorewe. Ubushize twaganiriye ikiganiro cyiza cyane. Ku bantu mutabonye ikiganiro twakishijeho cy'amazi, cy'umumaro w'amazi, cy'uburyo tugomba gukoresha amazi, mugende murebe. Tugarutse mu kiganiro cyacu Magara ntusige, ndi kumwe na Gafaranga Daniel, kaba nifatanije nawe gukurikirana iki kiganiro, ndetse ngakeka ko uyu munsi ngahamya ko uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro k'ubuki, uburyo kakumarira mu buzima bwawe muri iki kiganiro Magara ntusige. Yego, turakwishimiye cyane. Ubushize wari watubwiye yuko hari icyo uri bwongereho ku mazi. Murakoze. Nibyo koko twavuze akamaro k'amazi, tuvuga icyo amazi yamarira umuntu. Ariko hari ikintu tutaciyeho akarongo, hari ikintu tutasurinye kandi cyangombwa. Amazi nayo ushobora kuyanywa nabi akagutera indwara. Burya nubwo twakubwira umuti, ariko igihe ukoresheje nabi ushobora kugutera indwara. Gusomeza amazi ibyo kurya byawe. Igihe unyoye amazi, igihe uriye ibyo kurya ukanywa amazi akagera mu gifu agasanga ibyo kurya bitaragogorwa, igifu gitangiye kugogora kinanirwa gusya ibyo kurya. Cyananirwa gusya kigatabaza. Noneho imvura zishinzwe kugitabara zikohereza aside nyinshi mu gifu kugira ngo ibyo byo kurya bigogorwe. Kubera ko harimo amazi ntibishoke, kikongera kigatabaza n'ubundi hakongerwa indi aside ikaba nyinshi mu gifu. Ibyo bigakorwa 3, 4, 5 inshuro nyinshi. None igifu cyagiranye aside nyinshi kikarwara ibisebe, ugasanga urwaye ibisebe ubitewe no kunywa amazi uri kurya. Gusomeza rero birengane n'irirenga. Yego, gusomeza bitera ibisebe byo mu gifu. Reka twikomereze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ubuki. Abantu benshi tuzi ubuki, tuzi ko buryohera, tuburya ari ukugira ngo twumve buriya buryohe. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe umumaro wo kurya ubuki. Ese bumarira icyo umubiri? Ese bitera izihe ngaruka ku mubiri? Ntujye kure ya ekara yawe kandi wibuke gukora share na comment. Ese ko abantu b'iki gihe bose dukunda Bibiliya, udusomeye mu Migani igice cya 24:13 kugira ngo bumve ko na kera na kare ubuki cyari ikintu kiryoshye, kuko hari abantu bamwe babona abantu bakoresha ubuki bakibaza impamvu bikabayobera. Gerageza dusomera mu Migani igice cya 24:13 twumva ko havuga. Imigani 24:13 haranditse ngo, mwana wanjye jya urya ubuki kuko buryoha, kandi ingabo zabwo ziryohera akanwa kawe. Urakoze cyane. Ubuki buraryoha, n'ingabo zabwo ziryohera akanwa. Ariko reka nkubwire agatekerezo kambayeho ubwo mu kwezi kwa 5 mu 1994. Icyo gihe ni mu gihe cya jenoside. Icyo gihe nari mu birwa bya Bushongo. Birwa bya Bushongo biherereye mu karere ka Burera, mu murenge wa Rugarama. Niho icyo gihe twitwaga bakuwe mu byacu, niho twari turi. Noneho kubera ko twamaze igihe kirekire twicaye mu birwa nta kazi dukora, twicaye, nagize ikibazo cyo kurwara rubagimpande, nanirwa kugenda. Ariko nibutse ko nasomye ku nzuki ko zishobora kuba umuti. Ko urambabarira ndakibutse, mbona ntabura kukikubwira. Noneho nibuka ko mu byo nasomye bavuze ko uramutse ufashe inzuki 3
ukazirumisha urubori rwazo yego buri munsi waba ukize rubaga impande. Ubwo nashatse umuntu we twari kumwe, umugabo witwa Nikodemu, wenda bazakurikirana ibi baramuzi, yitwaga Nikodemu, ndamushaka, yari umuhanga w'umuvumvu uzi iby'inzuki. Nuko akajya mu migozi agafata inzuki 3 akazizana, rumwe akarundumisha hano, urundi hano, ikaba kire y'uyu munsi. Ejo akazana izindi nzuki 3, yazindumishije iminsi 4. Nari maze gukira, natangiye kugenda nkijijwe n'urubori rw'inzuki binyiza rubaga impande. Nubwo koko abahanga bavuga ko n'ubuki mu muti uvura indwara nyinshi birumvikana, ariko ku barwayi rubaga impande ni akarusho. Mu by'ukuri rero ubuki bufasha ku ndwara nyinshi ku buryo butangaje, ku ndwara nyinshi. Nuzikenera ndibuze kubwire mu nshamake yazo. Ahari n'ibibyimba mu gifaransa bita les abcès, hari kunanuka amaigrissement. Inzuki ubuki buragufasha, noneho kugira amaraso make, anemie. Icyo gihe iyo ukoresheje ubuki, uretse ko hari uburyo bukoreshwa, ndagira ngo mumenyeshe abadukurikiranye, icyo turi gukora ni ukubasogongeza, si ukubavura. Ni ukubasogongeza kugira ngo umenye akamaro kari mu buki, nibura nawe ujye ubukoresha kenshi. Igihe rero wabuze ijwi, byo mu gifaransa byita afoni. Igihe wabuze ijwi ushobora gukoresha ubuki, ukabukoresha mu buryo bukurikije amategeko. Icyo hari uburyo bagenda babikoresha. Noneho hari no gushya mu kanwa, ubugendakanwa, afite. Abana bakunda no kurwara ubugendakanwa cyane, byo kwa muganga bita afite. Noneho hari indwara ya asima. Asima hari ubundi buryo asima bayita, ariko bayita ubuhimba. Mu bice bimwe by'u Rwanda babyita ubuhimba, abandi babyita asima. Noneho hari inkorora, bronchite, inkorora ikomeye cyane. Ubuki burayivura, cyangwa se bufasha abantu barwaye iyo nkorora. Hari ubushye, uzi ko ushobora kugira ibibazo ukagira ubushye bwo guteka cyangwa se bw'umuriro urimo imbere. Bw'umuriro ushobora gushya bitewe wenda umuriro ukagutwika, cyangwa se amazi akakumenekaho. Ubuki burakora. Noneho indwara y'amaso, kurwara amaso, hari uburyo ubuki bukoreshwa ku buryo buvura indwara ya conjonctivite, no kugugara mu nda, ibintu bita constipation. Ubuki burabifasha. Noneho kurwara imbwa uzi icyo ari cyo? Abantu benshi bakunda koga, nibo bagira ikibazo cy'imbwa. Le crampe, ubuki bufasha umuntu ku buryo atagira izo mbwa cyangwa se za crampe. Noneho hari kugwingira uzi icyo ari cyo? Ingwingiri, abantu bagwingiye, ubuki buvura ibijyanye no kugwingira. Kugwingira ni iki mu Kinyarwanda? Ni ukugwingira ni uburyo wenda biterwa n'imirire mibi, uko mbitekereza, bigatuma umuntu adakura ku kigero yagombaga gukorera. Urakoze cyane. Ubuki burafasha rero abantu bagwingiye. Noneho kuribwa n'imyakura, depression, kuribwa n'imyakura, agahinda gakabije, nabyo ubuki bubikoraho, birumvikana. Noneho hari ibyerekeye ibyo guhitwa, diare. Ubuki bufasha abantu bafite diare cyangwa se bari guhitwa. Noneho urwungano rw'inkari, ubuki burakora. Uburibwe bwo mu nda, kuribwa imitsi, douleur musculaire, ubuki bubikoraho. Mu by'ukuri muri iki gitabo mfite ndi gusoma, twababwiye ko wenda tuzakibabwira bwa nyuma, kiracyari mu icapiro, ariko ubuki ufite bushobora gukura imyanda mu nkari, gukura uburozi mu mubiri. Noneho uziko abantu bavuga ngo barandoze, bageze gute? Wari uzi ko ubuki bukoreshwa nk'ikintu cyo kurutsa abantu? Noneho hari uburyo bukoreshwa ariko bukura uburozi mu mubiri w'umuntu. Noneho ubwenge igihe bwananiwe, umutima ufite intege nke, kugira umuriro mwinshi, fievre, ubuki burabikora. Umugore utwite, umugore ufite inda,
ubuki bugira icyo bumarira umwijima, ubuki bukora ku mwijima cyane. Hano hari sinzi iyi ngingo niba utayisoma ya 26 ingingo ya 26 abagore batinya abagabo. Wenda mu gifaransa babyita frigidité. Bene byo buriya barabyumva. Ubuki rero burabafasha ku buryo icyo kibazo gikemuka bitewe n'uko bwakoreshejwe birumvikana. None hari indwara z'amenyo, kwituma amaraso, kwaguka kwa prostate. Ibyo byo nanjye nabivugaho, hypertrophie de la prostate. Ubuki burakora cyane ku buryo kuko iyo prostate ikomeza kwaguka igihe kirekire bigira ukaba yazamo na kanseri. Mu by'ukuri rero ubuki bugira icyo bufasha abagabo cyane cyane kuko wazi ko abagabo aribo bagira prostate se. Yego ibyo ndabizi. Mu by'ukuri rero hari uruhu rw'umuhondo, kugira intege nke, kubura ibitotsi, ibyo kurya bihumanye, indwara zifata mu mihogo, noneho n'indwara z'uruhu. Ibyo byose bivurwa n'ubuki. Ibintu byo gucura wabivuga ngo iki mu mvugo nziza? Gucura ni menopause. Nta kindi kinyarwanda bifite, no gucura. Gucura menopause. Abantu bagiye kujya muri menopause rero iyo bakoresheje ubuki mu buryo bw'amategeko, bukoreshejwe amategeko y'abaganga babukoresha, kuko buri bimera byose, buri kintu cyose gifite abaganga bagikoresha. Hari abaganga bashinzwe kuvurisha ubuki, hari abashinzwe kuvurisha ibimera. Abantu rero sinzi babahanga mu by'ubuki niba twabita abamiyologe, abahanga mu by'ubuki bakoresha, bakubwira uko wakoresha ubuki kugira ngo igihe cya menopause bigende neza. Kandi na hano urabona bagiye bagira igice babivugaho, uburibwe budasanzwe, noneho uruhu rwumye, kurumwa n'utwoko. Ku ruhu rwumye ni nko gusaza cyangwa hari abagira uruhu rwumye wagira ngo nta mazi arimo. Nabo ntabwo ari ubusaza. Bafite uburyo bakoresha amazi ku buryo uruhu rwabo rugira ubuhehere, ugasanga uruhu rumeze neza. Ngira ngo icyo twaba tubwira abantu kugira ngo bakoreshe ubuki kenshi, nibura kugira ngo kuri ibi bibazo baba bafite bigende bigabanuka. Ibyerekeye byo kurumwa n'udukoko, igisebe gifite amashyira, urakivuga gusoma igifaransa ngo dusomere prepirante. Igisebe gifite amashyira ubuki buragifasha. Ibyo kandi birasanzwe, twese bamwe turabizi. Bya rubagimpande rero nigeze mubwira rheumatisme, nababwiye ko noneho urubori rw'inzuki rwangije rubagimpande. Bifitiye n'abagabo nabitangira n'ubuhamya, nubwo hashize igihe kirekire. Nababwiye ko ari mu 1994 mu kwezi kwa gatanu ngiye nakize rubagimpande mbitewe nkoresheje inzuki, urubori rw'inzuki. Ni byinshi rero twavuga ku nzuki. Hari ibyerekeye ibicurane, aribyo bita rime. Hari cyitonderwa hano, ubwo uri umukobwa hano wabimfashamo. Hari ibintu byo kugira ubwiza, soin de beauté. Ubuki ni kimwe mu bikoresho bikomeye cyane bifasha abantu kugira ubwiza. Umfashije icyo kintu wakivugaho kuko nawe birakureba. Ahubwo hari n'amavuta tujya kugura. Yego. Mu ma cosmetique atandukanye, mu mezo cosmetique atandukanye. Ayo mavuta iyo tugiye kuyagura usanga muri ingredients zigize mezo cosmetique. Ni hano hacururizwa amavuta. Ahubwo tubivuge nibyo se mu Kinyarwanda, ariko nibyo muri aya mazo bacururizamwe amavuta. Iyo ugiye kugura amavuta kenshi abantu basigaye bareba kuri etikete, kuri kiriya gipapuro bakareba ibyanditseho. Ubu bivuze nibwo nibutse yuko tubona ko haba handitsemo miel cyangwa se honey bitewe n'ururimi ayo mavuta arimo. None ahangaha ho kugira ubwiza, soin de beauté. Kuvanga akayiko gato k'ubuki n'umuhondo w'igi bikamara ku mubiri iminota 30 mbere yuko karaba. Uri kumva rero hano usomye noneho
uko bikorwa by'irabisoma byo turavuga ko twese tugomba kuba beza birumvikana icyo buri muntu wese agitahari muri rusange. ubwo abakobwa bafite ibiheri, abakobwa bafite ukuntu umubiri wabo wora wivumbagatanya, ubuki iyo ufashe ikiyiko cy'igi ikiyiko cy'ubuki ugashyiramo umuhondo w'igi ukabivanga. Umuhondo w'igi waba ushyizemo nk'amate, kuko niba tugiye kwigisha dozaje uko ibintu bikorwa noneho reka tubyerure tubivuge ku mugaragaro, kuko aho ni ku bwiza. Ntabwo muri bagenzi banjye dukorana baravuga ngo Gafaranga agiye kuvuga iby'indwara n'ibindi, ahubwo noneho ni ku bwiza muri musanzwe. Yego, umuhondo w'igi ni igi rimwe ryose uko ryakaba, ni igi rimwe ariko hari ukuntu urisuka, yego, umuhondo ugasigara hasi, y'amazi akajya hejuru, umuhondo ugasigara hasi. rero iyo uhise umena cya kindi kiba gifubitse igi, cya gishishwa, umuhondo uvamo. niwo ntekereza ko uvanga na cya kiyiko cy'ubuki, noneho ukabivanga neza. hari ikindi ushyiramo, uhita ukora ya masike, ahubwo ubikora aha turahatinda. ubikora kangahe? ubikora kenshi. urumva nka mu gitondo yewe nshobora kubyuka nka 11:00 niba nangira akazi 2:00 nkabikora. noneho nijoro najya kuryama nkongera nkabikora. oya wajya ubikora 3 mu cyumweru nibura. 3 mu cyumweru. mu ubuki se twakoresha, hari igihe tujya kugura ubuki ngo n'ubunyarwanda. oya naba n'ubuzungu naba n'ubunyarwanda, ahubwo muri iki gihe hari abacuruzi babateka mutwe, niko navuga, bambabarire babyumve neza. umuntu agafata ijerikani y'ubuki, agafata biriya bisukari bagure ikabuye, ubyita ibisukari biva mu bisheke ni ibiki? Yego, ni isukari, ni sucrose. Voilà, akavanga n'imineke nabyo akabikama, akabivanga n'ubuki, ubwo kugira ngo bube bwinshi, abutubure. Ni ukuvuga ngo ni ubuki butari ubutuburano. naho iyo ubuki bwatubuwe ntabwo bwakuvura muri ibi byose twavuze, ntacyo bwakumarira. ahubwo birasaba ngo bube ari ubuki bw'umwimerere, ubuki original nk'uko abantu biki bagomba kubivuga, ubuki bw'umwimerere rwose butavangiwe. niyo mpamvu rero abantu bashaka gukoresha ubuki bagomba kureba abavumvu, ndetse ukamutegura uti uzamubuki, ndetse burya aguhaye ubuki bukiriho byabishashara yaba kugire neza cyane, kuko bituma umenya uko ubutegura kugira ngo bukuvure. naho iyo avuga ngo agiye kuwukora ukuntu, hari ubwo nyine hazamo na rwa ruvangavange rw'ibindi yavanzemo muri rusange. none se tukiri kuri iyi ngingo, utubwiye ko ari ukubikora 3 mu cyumweru. 3 mu cyumweru, iminota 30. ni ukubikora mu gitondo, ni ukubikora umuntu agiye kuryama. ubundi biterwa n'igihe cyawe ufite. hari ababyuka bajya ku kazi, ntabwo bavuga ngo ushyiraho ubuki mbere yo kujya ku kazi. hari utaha nijoro. ni ukuvuga ngo wowe ni ukureba, ese wenda ku cyumweru nzirwa mu rugo n'urugero, kwa kangahe nzataha hakiri kare, nzagushyiraho. ni ugutegura iminsi uri uraboneka, akaba ari byo utegura ukajya ubushyiraho, ugakomeza ukabishyiraho. igihe rero uzabona umaze guhinduka mwiza, umaze kugira uruhu rwiza, uzavuga ko akazi kawe gakoze neza. nubona utabikoze bidahindutse, uzamenye ko wakoze akazi nabi, wavanze nabi ririya gi, ukoresheje ubuki bw'ubutuburano, asigaye ntibigende neza. ese ubundi kurya ubuki rero n'abazabukoresha cyane, tubabariye ukadusomera isomo riri muri Bibiliya mu Migani igice cya 25:6, Imana yatanze doze ituma umunyabwenge witwa Salomo mu gihe yandikaga igitabo cy'imigani, maze avuga dozaje dukwiye gukoresha, uburyo twakoresha ubuki kugira ngo butaduhitana, kuko hari abo bumva ko bagomba kurya ubuki maze bakagenda bagapakira inda yose, nuko abantu bagapfa bazize ubuki. ikintu cyose gishobora kugukiza kandi gishobora no kukwica. Bibiliya itubwira iki kuri ibyo? Imigani igice cya 25 umurongo wa 16. Yego. mbese ubonye ubuki urya ubuhagije, urye ubuguhagije. nta kibazo, byose ni uguhaza. mbese ubonye ubuki urya ubuguhagije, nturenze urugero kugira ngo utaburuka. nturenze urugero kugira ngo butaguhitana.
niyo doze Imana yatanze. Birumvikana n'igihe rero ugiye gukoresha ubuki buravura indwara nyinshi. Abahanga mu buvuzi bukoresha ubuki cyangwa se bukoresha ibimera barabivuga. Amplis icyo nakubwira cyo kimwe ugomba kumenya, urabona none abavuzi ibimera, yego, iyo ugiye kuvuza ibimera wenda uvuza umubirizi, ukavuza igikararambwe n'ibindi, ariko inzuki zo icyo zikora zihaha mu biti, nibura kugira ngo inzuki zibone ikiro kimwe cy'ubuki ziba zahashe mu ndabo zigera nko ku 2,000. uri kumva, kugira ngo zibone ikiro kimwe, ngo zo ziba zashatse imiti mu biti byose. yego, ibanga ryo kuvura k'ubuki ni uko ibimera nibyo bitanga uwo muti, noneho bikanyuzwa mu nzuki bikavura abantu muri rusange. Noneho rero twebwe uzi ko mu mategeko y'ubuvuzi tuzira kuvangavanga ibiti birenze 3 keretse uri umuhanga. Niba ugiye kuvanga ibiti birenze 3 bisaba ngo uri umuhanga mu kuvurisha ibimera. Ariko uruyuki rwo rero ruvanga ibiti hafi 1000 mu ndabo rukabigira umutumwe, kandi ukaba ari ubuki butica. No kuvuga ngo harya abakora imiti babita ibiki, babita muri za farumasi. Mbese uruyuki ni umufarumasi wo ku rwego rwo hejuru, kuko rwo rukora ubuki budashobora kwangiza. gifitemo labo ubwabyo, rufite laboratwari yo ku rwego rwo hejuru, rukora umuti uvura izi ndwara n'izindi tutavuze muri rusange. Yego, watubwiye ku kigendanye n'ubuki, ariko ntekereza ko hari nk'urugero rw'abagomba gukoresha ubuki. Hari nk'abo uhura nabo twabonye ko hari indwara yitwa ubugendakanwa. Iriya ndwara ikunda kurwara abana batoya, nibo bakunda kugira ikibazo cy'ubugendakanwa, kandi hari abantu usanga bavuga ngo nta mwana uri munsi y'umwaka wemerewe kuba yakoresha ubuki. Ubundi niko amategeko abivuga. Umwana mutoya ugiye gukoresha ubuki utararenza umwaka ni amakosa ubukoze. Gusa rero wenda icyo nagipfa n'abandi n'abanyarwanda, iyo umwana yarwaye ubugendakanwa baraza bakabumusiga bagakubaho. Ariko ndatekereza ko iyo bakubyeho se ababunyoye buriya hari wenda ntitubikoresha, ariko uko wabibonye niba aza agakubaho ubuki, burya buba bugiye mu kanwa ababunyoye ntabwo abunyoye. Icyo umwana azira noneho ni ugufata bwa buki uvanze n'ibi twabonye bivanzemo no tutagereje tubisoma, akagenda akabinywa. Kunywa ubuki kirazira, ariko kubumusiga mu kanwa numvaga abo bagore ntabacira urubanza ngo babakoze amahano, kuko ntabwo biba direct byagiye mu kanwa, kuko amategeko abuza umwana w'uruhinja gukoresha ubuki. Yego, Bibiliya itubwiye yuko tugomba kurya ubuduhagije kugira ngo tutaburuka, ariko nanone ubuki tuzi ko ari antibiyotike. Ariko buriya iriyo jambo ryo kuburuka ushaka wabihindura. Uriye bwinshi bwakwica, none bwaguhitana. Ugasanga wishwe n'ubuki mu buryo bugaragara, none ugiye no kubwivuza kuvuga ngo bwari umuti, ngiye kwivuza ubuki bwinshi cyane ko bunaryoha, urabeho. Yego, ngira ngo rero reka ngushimire ko wantumiye muri iki kiganiro cyawe Magara Ntunsige, kandi nshimire n'umuntu wese wadukurikiranye. Icyo nasaba udukurikiranye muri aka kanya ni uko wasaba Imana yawe uti Imana, nabaye ingirakamaro, wampaye ubuki ngo mukoreshe, sinigeze mbukoresha, uhereye none mfasha njye nkoresha ubuki bw'umwimerere, nizera ko buzamfasha ku ndwara zitandukanye. Ibyo maze bigufashamo rwose, ibibazo bimwe watekereza ko byakubase byakuzonze bizakira ukoresheje ubuki. Yego, nk'uko mwabyumvise atubwiye indwara nyinshi, ariko ntabwo tugiye muri detail cyangwa se twinjiye cyane uko izo ndwara twakoresha ubwo buki kugira ngo izo ndwara zibashe kuba zakira. Hasi
nimureba ikiganiro hasi haraba hariho nimero ze, ubaye wumva hari icyo utasobanukiwe ushobora kumuhamagara cyangwa se ukamwandikira kuri message yagufasha. Ikindi kandi iki kiganiro Magara Ntunsige ntukagicikwe, ni ikiganiro cyiza tuzungukiramo byinshi. Umaze kumva ko cyane abakobwa tugomba gusa neza dukoresheje ubuki, byo turanabisobanuye. Ndabashimiye cyane mwese mwagikurikiye, kandi ndizera ko mugiye gukora share n'abandi bakakibona. Muduhe ibitekerezo muciye muri comment, ndetse no kuri nimero za telefone ziba ziriho. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu none n'iteka ryose. Amen. Amen.